Generation Z cyangwa Generation Z ni abantu bose ubundi the correct definition y'iryo jambo abantu bose bavutse after 90s in the 90s kumanura so nuvuga ngo nabantu bose kugeza ubu ngo bari munsi y'imyaka 35 ntago ndi buze ngo kuko mbishaka ngo kubiturushye no yego ntago ndi buze ngo kuko mbishaka ntwika inzu yawe nsanze iri kwishansiye oya ngo ari choice yanjye hari morals zigomba kutugenga nk'igihugu cyangwa societe sibyo yego that's one part waruvuze sibyo iyindi part waruvuze ni yitwa choice goodwill a human umuntu wese agira icyitwa goodwill agira amahitamo ye so what are they changing ni uguhindura noneho tube the solutions ahubwo tubyige bya bintu A a Z kugira ngo uko Afrika dukeneye kuba aba consumers tukaba aba developers aba producers kuko dufite izo raw materials zose ndapana kuvuga ngo twebwe ngisoko rinini rya Apple ni rihe Africa wow ngo ndi kugenda na iPhone wow but you have the capacity to produce the iPhone entrepreneurs nibo bantu banenga cyane education z'impamvu ntabwo ibintu duhurira nabyo mu buzima busanzwe twigeze tubyiga 100% nta shuri nigeze nkandagiramo and I was blessed kwiga ahantu heza bigeze banyigisha negotiations what do I do every day negotiate uwakoze ikosa no watweretse no waduhaye formule y'ubuzima okay no watubwiye ko kuba successful mu buzima ari kurangiza primaire ukagraduatinga to secondary then to university masters then ugakora ubukwe so badusetting iyo picture ko ari yo formula of success in life okay kindi ukabyara hari abantu genetically kubyara bigora ko mbere ntago yumvaga ko ushobora kwicara kuri telefone yawe ngo uri mu kazi right so iyo ubwayo ni conflict noneho wa mujene ngewe nawe n'izindi nkumi ziri muri generation yacu twebwe ugasanga ahubwo turi gukorera amafaranga online Alright, reka twongere tubahe ikaze rero kuri YCTV ni ya televiziyo yanyu nibahereza amakuru yose ku gihe kandi ikabazana na topics zigiye zitandukanye zo mu buzima bwacu usanzwe yaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga yaba kuri politiki yaba kuri entertainment yaba ku bukungu n'iterambere abajene ahahise n'ahazaza byose turabikavaringa. Tuributsa rero nanone yuko tuba turi kuri Allegra Hotel iherereye Karuruma, ni hotel nziza donc ifite ibintu byose wakenera, ibyumba byiza, massage na sauna ndetse igikoni, ibyo kunywa, rooftop nziza cyane ufite view ya danger ndetse na boîte ikora amasaha 24 kuri ku minsi 7. Yep. Ubwo ngubwo ushaka ibindi bisobanuro cyangwa gukora reservation wahamagara kuri nimero muri ubone muri description ibindi tukabikurikirana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi mushyashya Tony, right? Watangiye twibwira. Murakoze cyane. Ese kuvuze ibintu biberwa hano ntuvuge ko tugira n'ahantu twicara dukorera ka interview. Ubu turi muri boîte se? Ubu ngubu twari turi none se tweko nanjye ndavuze ngo mbibutsa ko tuba turi kuri ubu turi muri studio. Murakoze cyane Dastin. Murakoze kunyakira muri studio za YCTV. Nishimiye cyane guhura namwe, kuganira namwe, kurikira ibiganiro byanyu n'abantu mutumira. Nanjye rero nageza aho numva ko ni byaba ari byiza kuba naza haganira namwe n'abantu babakurikira tukungurana ibitekerezo tugahavinga fun. Murakoze cyane. Yeah. So ikaze rero ikaze. Ntago twige tujye dukunda kugira ibiganiro biri fun bisaza cyane uretse ko bidakuraho yuko dushobora gucishamo tugasekamo. Yego. Uyu munsi nifuje yuko tuganira kuri Generation Z. Yibita Gen Z. Apana iriya Gen Z comedy. Yego. Generation yacu n'ibibazo nyine duhura nabyo cyangwa ni ibisubizo dushobora kubikuramo. Ubundi Generation Z ni iki? Bon, nge ntekereza ko Generation Z cyangwa Generation Z
ni abantu bose ubundi the correct definition y'iryo jambo abantu bose bavutse after 90s in the 90s kumanura so nuvuga ngo ni abantu bose kugeza ubu ngubu bari munsi y'imyaka 35 nibo twita generation Z. Okay. Mbere ya generation Z ubwo nabavutse muri 40 kumanura hari abo bitwa ba boomers. So aba bantu bose bagira imyitwarire n'imyumvire n'imyizerere itandukanye. So generation Z ari nayo nanjye mbarizwamo ni yabo bantu bavutse kuva muri 90 kumanura kugeza uyu mwaka tugezemo. Bose ubwo no kuvuga ngo bose guhera 35 kumanuka. Bose tubarizwa muri kategori imwe ya generation Z. So I believe ntago nshaka kuvuga imibare ntaza gusobwaho gatoya ariko ndibaza ko pourcentage nini ya population ya Africa bose bari muri generation Z. As a matter of fact muri working force abantu bakora abari active ntabwo tuba turi kuvuga bari tayari inzoya abari active mu kazi mu mirimo no muri positions zigiye zitandukanye zaba za leta cyangwa mu businesses urabona ko harimo abantu benshi babarizwa muri iyo gap y'imyaka 35 kumanura ariyo we say generation Z. So abantu rero bavutse mbere y'iyo generation Z akenshi bakunda kwikoma generation Z. Donc ubona biterwa n'iki ni conflit de génération cyangwa ni juste koko dufite ibibazo byombi kuko uko batwikoma natwe turabikoma. Okay. Yego ariko kandi koko ni harimo conflit de génération ko bivuze bura ntago nzi igifaransa cyane ariko ndava hano nyine urakimenye ko byagenda kose harimo iyo generational conflict kandi koko hari n'ibibazo natwe dufite kandi nabo hari ibibazo bafite so iyo conflict niho rero ivukira. Ngiye ntekereza ko hari ibintu bitatu navuga kuri boomers abantu bavutse mbere ya Gen Z. Okay. Bafite kugeza uyu munota ndi kuvuga muri context y'u Rwanda bafite experience nyinshi kuturusha when it comes to social works n'akazi professional life. Cya kabiri baturusha amafaranga banaturusha autorité. Ni ibintu bitatu. Mu muco wanjye nawe Destin ari wowe w'abanyarwanda tuzi ko umuntu mukuru mu rugo atavugirwamo ntago avugirwamo so that's authority. Kandi no mu buyobozi ngira ngo ubona ko bihera mu rugo. Undi umuyobozi mwiza heriwe mu rugo akabasha no kuyobora no ku mudugudu n'umurenge byose ukagera no ku gihugu. So ibyo bintu bitatu barabiturusha amafaranga wisdom icyo nakwita wisdom cyangwa experience cyangwa ubumenyi cyangwa ubwenge bakanaturusha authority. So tuvuge njyewe Tony I'm coming up with a new business idea. Okay. A new business idea ndashaka gukora an online website sibyo aho abantu baloginga in ku munsi nkaba mfite nka traffic y'abantu 2,000 nkagira ibyo mbacuruza niyicariye mu rugo. Wowe nk'umusore nge nawe mu Rwanda bizagora umubyeyi wacu kugira ngo abyumve ngo umwana wanjye ari kwirirwa mu cyumba amasaha 24 kuri 24 imbere y'imashini kandi ngari kwinjiza cyagakwiye kuba kijya gukora cyakabaye kuba haguruka akajya guterura imifuka cyangwa so kuko bo mu gihe bakuraga ako niko kari akazi. Right? So kuba badashaka kumva cyane ko ariko uretse ko policies z'igihugu cyacu zo zigerageza kuba digital inclusion bakuyegereza abantu bose ku buryo n'abakuru bashobora kumva neza icyo kuba digital bivuze ariko mbere ntago yumvaga ko ushobora kwicara kuri telefone yawe ngo uri mu kazi. Right? So iyo ubwayo ni conflict. Noneho wa mujene ngewe nawe n'izindi nkumi ziri muri generation yacu twebwe ugasanga ahubwo turi gukorera amafaranga online. The other day nari ndimo nganira n'umushuti wanjye cyane Clapton ambwira ngo uyu munsi dufite aba influencers benshi muri Afrika kuruta abo twigeze tugira social media influencers. So urumva nakazi kaje katamaze n'imyaka 10 gashinzwe kandi mbere bano ba papa n'abamama bacu barakoraga bakubaka inzu bakagura ibibanza bakubaka ama etage kubaka imihanda bakubaka igihugu ariko none uri kumubwira ngo am earning $3,000 ku kwezi kubera ko niriwe kuri telefone yanjye. So ugasanga rero kumvikana iyo clash ikazamo noneho kuko baturusha ya autorité n'amafaranga hari ibyo batubuza. You understand? So haraho utarenga bijya kuba nka nkoresha n'umugani se ni nkuko wavuga ngo urubyiruko tumaze kuba ifi nini
mu kabindi gatoya. Okay. Yeah, so urabona iyo muri udufi dutoya bakabashyira muri plastic glass hano muri benshi umwe akavamo agakura abangamira twa tundi dutoya nawe ubwe ya glass ikamubangamira. Yego. So urubyiruko benshi tumaze kuba nk'iyo fi nini rero niko nabitekereza. Tumaze gukura kuruta ibyo norms na systems zahozeho zari zimeze. Niyo clash rero ni iri kuva. Yeah, isn't that a problem? Like ntago byavamo ikibazo kubera ko akenshi wenda dushobora kwitwaza ngo we are doing business kuri social media, ariko se koko twese turimo gukora business? No. So niho hava ikibazo rero. So ugasanga mu kinyarwanda cyacu baravuga ngo abumwe agatukisha benshi. Niko bavuga umukobwa umwe atukisha benshi. So uzasanga hari abajene bazajya kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa internet spaces bakazikoresha nabi. Icyo gihe wa muntu ufite authority azavuga ngo bose mu bahagarike. Make sense? Ndaguha urugero. COVID-19 2020 2021 2022 ntago u Rwanda turi miliyoni 13-14 nta nubwo miliyoni 10 zarwaye covid. Yeah. But less than 1 million y'abaturage yose yabaye affected na covid. Ariko twese bahita bavuga ati you know what, twese tubanze tugumye mu rugo tubanze dukabinge iki cyorezo. You understand? So ni imyanzuro ifatwa. So nje nibaza neza ko harimo ikibazo. Harimo ikibazo ku ba jeune benshi, hari n'ababyitwaza bamugana we ntacyo bari gukora kuko internet buriya yihutisha ibyiza ikihutisha n'ibibi. So hari abari kuyikoresha rero twihutisha ibibi kuruta, because right now ni dukora ikiganiro ejo mukagipostinga kikarebwa n'abantu niyo baba 50 mu minota 10, aka kanya ngo iminota 10 bavuga ngo genda uganiriza abantu 50 babwira ibi bintu byose tugiye kuvuga, ntago babikora. So irihutisha message nziza, ariko nitunayikoresha mu buryo bubi nanone irihuta. So abadukuriye n'abatuyoboye bafite raison yo gushyiraho policies. Buriya hari n'ibintu sinzi nibuze ikintu cyitwa VPN. Yego, yes. VPN buriya igendana na IP address. So ugasanga hari ibintu mu Rwanda twemerewe kureba tutemerewe kureba uri muri Amerika. You understand? Ugasanga n'izi YouTube channels zacu kuntu zikora nago nshaka kuvena amabanga, ariko urabizi neza ko ubukeneye somebody with a VPN yo hanze kugira ngo uyimonetizing. So ariko ugasanga nko muri Kenya ho barabikora. So ugasanga ni policies zishyirwaho na Ministry of ICT mu bufatanye na leta kugira ngo batumenyere ibyiza kandi bidukwiriye in the long run. So I believe harimo ikibazo, ariko nizera ko policies ziri mu nzira ziri in place ziba zigomba kudufasha no kugira ngo dukomeze kuba abajene kandi ntabwo utekereza ko birofrena donc refrains iryo terambere. Kurumva nimba ngewe nari mfite wenda nashaka gutangiza podcast, you know, kandi podcast yanjye igomba kujya kuri YouTube, and ahantu ngomba kwinjiza ni mu ma AdSense murazihagaritse. Yes. Understand? It's business. Ngewe nashoye naguze ama cameras, na sound, nishyura abantu baza kugira ngo tuganire. Name bya bintu byari kunyinjiriza business. Wabihagaritse. Kuvuga ngo bizansaba gukora ikiganiro cy'amasaha menshi cyane, binsaba abantu benshi cyane kugira ngo nshobore ninjiza amafaranga makeya kuyo nagize. Don't you think like icyo kintu cyabo basaza bo kuvuga ngo batureberere ntago birefrena rya terambere ry'urubyiruko kuko en plus de ça u Rwanda nkuko bivuze nyine Afrika umubare munini no w'abajene no mu Rwanda bo bari hafi 60% bari under 35. Don't you think ko hatazamo nyine ikibazo gikomeye cyane? Well, icyo kibazo 100% you're correct, ariko uri kwirengagiza context. So urimo gufatamo what is the context kamwe urimo gufatamo akantu kamwe ukahita highlighting ukavuga this is what media yo muri West ikora. That's what we do. Akantu kamwe bakakerekana bakagira ikintu, ariko mu by'ukuri ntago urubyiruko twese tugiye gushakira amafaranga kuri YouTube. Ntago urubyiruko twese tugiye gukora podcast. Babandi bakeya babikoraga. So nuvuga ngo bigiye kuba refraining urubyiruko ku iterambere. Urebe ufashe ka kabazo gatoya uhita ukagira
ikibazo cy'urubyiruko rwose. ariko you understand yuko nyine babandi baki Yeah. tuvuge wenda nimba twari 60% ya miliyoni 13 sibyo ni hafi harimo nka 15%. sibyo muri abo 60% harimo nka 15% bagiye gushakira amafaranga hahandi sibyo ubakuriye numva wenda babandi 55% ni babandi bari burebe kugira ngo ya business komeze sibyo no 15 uyibujije kwaninga ya mafaranga kugira ngo circulation y'amafaranga inakomeze by the way. Well, n'uburyo bubiri still ndiye mashaka kuba to contextualized n'uburyo bubiri hari amafaranga bari kukwima ariko hari nandi area at your disposal. Okay, urugero. So niba bakwimye amafaranga a generating what directly na AdSense na YouTube payments n'ibiki, but you can still find another model yo gucururizamo ibiganiro byawe. Business models niho warugeze hariho ukundi kuntu ushobora guhita uhindura nimba bahagaritse AdSense uravuga uti hari ukuntu uhita ushobora kuyigera niho nashaka kugera. What are the business models for this Gen Z with this technology? Man, ni nyinshi cyane. Business ideas and business models ni nyinshi bro, ni nyinshi byatari nta nubwo twaziganira yeka tuziganire nk'iminsi 3. Oya izishoboka urumva hari zibari nyinshi cyane ariko nyinshi muri zo zisaba capital nyinshi cyane. Reka nkwereke nyemerera ndebe muri telefone hari data mfite z'abantu bakoresha ntuza smartphone mu Rwanda bafite access kuri internet. Uretse nzenze guhemeta nkwereka ukuntu wacuruza. Biravuga ngo abantu 10 muri miliyoni 10 muri miliyoni 14 dufite mu Rwanda bafite telefone sibyo ariko miliyoni 4 muri izo miliyoni 10 nibo bakoresha internet. Miliyoni 4 nibo bakoresha internet. So dufite abantu miliyoni 14 miliyoni 10 muri bo bafite telefone access kuri telefone. Ubwo tuba twabariyemo n'abana batoya n'iki n'abandi bari muri unprivileged areas nyine batabasha ku accessing your telefone. Ariko miliyoni 4 muri izo miliyoni 10 zifite telefone bo bafite ntago bafite telefone gusa bo bafite na internet. Okay. Donc 10 za ku accessing telefone. Yego. Noneho enye muri izo ngizi 10 bo accessing na internet. So tubara ko bafite nka smartphone. Twe kujya muri laptop ya. Okay. Bafite smartphone. Ubaye ucuruza bombo. Right? Yijana. Ikagurwa n'aba bantu miliyoni 4. Uza amafaranga ufite ni miliyoni 400. Right? Yego. So niba uri umuntu ushaka creating a business kuri digital world ku buryo buri digital sibyo already ikintu cyitwa kuvuga ngo nta soko mfite icyo ngicyo tugigeze gute tugikuye mu nzira. So icyo waba ucuruza cyose hari abantu miliyoni 4 bashobora kugikonsoma bari ready hano mu Rwanda. Right? Oya no kuvanga muri izo apana bose bashobora kugikonsoma donc bashobora kukibona yuko gicuruza. Yes. Bashobora kuba consommateur. Yes. So already your market turayifite ubwo turi kuvuga muri context y'u Rwanda gusa. So ahubwo kiba gisigaye no kuvuga ngo eske iyi produit yanjye barayikeneye. Tony arayikeneye ariko se undi Destin wazayikenera cyangwa undi wari wese. So noneho ukagenda ya mibare igenda imanuka. So one model wakoresha tuvuge no kuri ku bantu bakora YouTube channel nk'iyi hano mu Rwanda hari ama YouTube channel tuzi rwose ari successful. Ndabeshya? Arahari. Tuzi y'intangarugero n'abayatangiye rwose ubu ngubu financially tuba tuvuga ngo bari stable. Sibyo? Yego. Bari abantu se bacuruza gute? Tureke biriya bindi. But they do have adverts. Simple. Build your content hanyuma wa approaching none abantu babwire ati ucuruza imipira azana kwamamariza ku mafaranga makeya. Right? Ikibazo kibaho nuko hano twebwe mu isoko ryacu muri context yacu y'u Rwanda uragenda ugasanga izina ryaragusize izina ryasize umufuka. Right? Ari abashuti hari ikiganiro twajyaga dukora ku Isibo TV cy'aba VIP. So 2022 2023 it went viral. Turi kumwe na Coach Girl na ba CM Kenny, very beautiful. Cyagiye viral ndangije rimwe ndi Sonatube, true story ntago ndi kubibeshya. Ndi Sonatube hari supermarket ihari. Ngiye kwigurira umugati wo gutahana. Nkisohoka gutyo umuntu umwe arambwira ngiye gufata akamoto nitahire.
Unavuga umu-VIP waje twavugana umumotari ndabate ntabwo twaba tukijyanye ndahita mfata taxi voiture. Iri taxi kabisa. So nahise njya beyond y'ibyo nari nateganyije mu mufuka kubera iki izina biba ryarasize umufuka. Whereas usanga mu zindi context umuntu aho afite abantu benshi bamuzi banamukurikira aba afite ibindi bintu acuruza. Ndaguhereza urundi rugero. Uzasanga niba ukurikira ba influencers bandi bo hanze uzasanga buri wese afite icyo bita merch. Urabona nk'uwo mupira wambaye CY sibyo iyi TV yanyu YC. Usanga iyo mipira ari merch ya nyiri TV. Nyiri TV. Ayicuruza. Buri muntu ugusupport akaba yagura iyo merch yawe. Kimwe nk'uyu nguyu nambaye. Kimwe nuko waba wambaye udukomo. Ariko hano mu Rwanda ntago turagira. Uzasanga hano umuntu yambaye jump ukamubwira ngo umuntu wambaye iki jump cyiza cyanditseho NYC New York City. Kuki wambaye New York City utaranahagera utararenga East Africa. Nubwo tunahazi. You see? Cyangwa ugasanga twambaye Wasafi. Exactly. Ugasanga umuntu yambaye Wasafi. Kandi hano mu Rwanda dufite kandi Clapton yasohoye ikiremwa gishya. Icyaremwe gishya. Very beautiful. N'abandi bagiye batandukanye na ba Chris Easy usanga yarakoze Elite One n'amapochette y'amatelefone. N'ingi nambaye ya BGG Bigogwe ukamenya Bigogwe ubundi umuntu yakubonye yambaye umupira rimwe kabiri gatatu Bigogwe habera iki. You know? So ukabuzi niyo mentality ukavuga ati ufite histoire urayizi ukahita umusobanurira akahita bata ariko uyu mupira wowe ubona ku bihumbi 20 very beautiful quality nziza. So you understand wakoresheje platform ufite ariko urimo kubona revenue. Utabaye best ku kintu kimwe ukavuga ngo ngiye gutangira YouTube channel ariko ngo nzarinda ngira 100,000 by'aba subscribers na miliyoni ndakura. Why? Abantu barahenda. Right? Abantu barahenda kubabona mwashyizemo akazi kenshi cyane mu gutumira abantu benshi babakurikira ntago babizi ariko habamo akazi kenshi mu kweditinga mu gushaka content nzima. So nawe rero kugira ngo nawe bimugereho so ugomba rero no gushaka ubundi buryo bwinshi butandukanye ucuruzamo brand yawe ku buryo umuntu ukubona aho kukubona nga guserenga kwakifota ahubwo umbwira ati mfite akantu wagura niba koko nkunda. You understand? Perfect. Okay, iyo nayo ni business model. So let's come back kuri Gen Z with nibibazo bya generation Z. Urabona hariho inkundura turi kubona Kinyarwanda cyiza. Urumva turimo turabibona cyane muri West y'ibintu ibi bintu bya gender and no kudashaka na population irimo kudropinga cyane nanuza kubera cyane ino generation yacu idashaka kujya muri ibyo bintu cyangwa ishaka kujya muri bino stuff bindi byadutse. Ubivugaho iki? Ntekereza ko nta gihe kibura bubu Kinyarwanda rashyuha. Hagiye kibura bubu kuba ubyise n'inkundura ubwabyo in one context ntago ari byo. Kuko inkundura ngira ko ni ikintu kije kiri sudden gitunguranye ni kibweve nyine kita kiza kiri sudden ariko mu byukuri it's not new. Inkundura nabifata nka revolution hari ukuntu hari ikintu cyaje ubu ngubu ejo bundi nabibonye mu kiganiro cya Tucker Carlson, you know the guy? Yes. Arimo kuvuga kuri cultural revolution. Donc ukuntu umuco nyine uhinduka. Bahereye bavuga ku Bushinwa ukuntu byaje. Batangira nyine bamanika ibyapa bavuga ngo nta muntu wemerewe kuvuga ngo ngimpumyi, you know? Oh really? Yes, bitangira ku mazina. None bikaza kurangira wa muco wose bawusimba. Donc ibintu twege twatuzi dusanzwe dukora. Byose bise bihinduka no kuvuga ngo umugore ntabagifatwa nk'umugore nanye nshobora gukora iki, umwana ntabagifatwa nk'umwana ntibamukubite, umupapa ntabagifatwa nk'umupapa ntiyavuga, umugore ukabona nyine ibintu byose bise. Niyo mpamvu mbyise inkundura. No, kandi byose none urutwege urumva twege kubera ko turacyari igihugu gitoya with you know n'abajene benshi cyane. Don't you think it's a threat? Twabifata nka threat turamutse tubiretse natwe. Wavuga ko ari threat kuki? Kuri culture yacu, ku byahoze bihari. Culture of course. Ku byahoze bihari. Okay, good. Nibaza ko yes it's a threat. Ni threat ku byahoze biriho. Ariko buriya no muri businesses
changes ziragora. Buriya hari difference y'ikintu cyitwa changement na innovation. Yego. Uri mu francophone cyane? Yego. Changement na innovation urabizi kubitandukanye? Yego. Yego. So ni ibintu bibiri biba bitandukanye. So change buri iragora cyane. Innovation no gufata ibyo wari ufite uko kabyongeraho kabigira byiza kurushaho. Change gishobora kuba cyarebaga gutyo ukagihindura kikareba gutyo. So ni ibintu bibiri biba bitandukanye. So kuba ari threat yego ni threat. Sibyo? Ahubwo se is it gonna go away? Wowe ubireba. Uri kubireba muri perspective y'umujene, ejo uzaba umupapa, ejo uzaba umusaza. It's a problem. It's not going to go away. So icyo ukora ahubwo you cope with change. Coping with change mu kinyarwanda no kwadapta ntago ari ikinyarwanda ni igifaransa. No gusa n'uwisanisha niyo mpinduka. Niyo mpinduka yaje. Kuko ndavuga wenda nk'ubu ngubu context warumbaje muri context ebyiri harimo imwe yo gushaka. Kampere kuri iyo ngiyo. Yego. Uburyo gushakwa byakorwagamo mbere byarahindutse. Nubwo tugerageza kubihuza n'ubukwe tukagerageza ngo twagiye gusaba ngo mu gitondo twagiye ngo gusaba umukobwa ngari mu gikari mu gitondo bakamusaba nimugoroba bakamutahana. Tugerageza kubyimitating ariko ntago ariko bikimeze. Hahindutse ikirero, hahindutse mentality. Sibyo? Kera nibaza ko bavugaga ko umugabo ari ukora. Umugabo ni ukora, ni uhahira urugo, yagera igihe akajya iwabo bakavuga ati ndashaka gushaka, bakamuhereza umwanya we, right? Basaza bakamuherekeza bakagenda bakamushimira umukobwa, bakamuzana mu rugo. We icyo yabaga ari mu rugo akora niki? Koza ibyansi, guteka, amasuku, kwiyitaho nk'inkumi. Bakaza bagasanga ni inkumi ishyitse. There's a beautiful thing namenye ejo bundi muri iyi weekend ishize, bambwira ukuntu ngo mu banyankore bakora ubukwe. Mbere nk'ibyumweru bibiri mbere yuko wa mukobwa baza kumusaba, mbere yuko umukobwa arongorwa, bamuha ikintu cyitwa umushito iki? Bafata igikoma bagasukamo ikivuguto. Okay. Right? Kubera iki? Kugira ngo wa mugabo naza kumureba azasange igikobwa kibyibushye toto ryose. So ako niko kari akazi k'iki? K'umukobwa kuri party y'umukobwa. Right? Ariko umugabo yabaga akiri guhiga, ibyo navuga ngo ni uguhiga. Akiri gushaka bizabatunga. Ariko today byarahindutse kuko n'umukobwa asigaye aba ari gukora. Usigaye wegera umujene w'umukobwa akubwira ati njyewe mfite goals zanjye ntazacivinga mu myaka 3 iri imbere ibyo umugabo bibe biretse. Nta kibazo kibirimo. Nta kibazo kibirimo. You understand? So icyahindutse ni mentality. Right? Cyahindutse ni mentality kandi ikindi twebwe tubirebe tutabirebera muri negative angle. Wibireba ngo ni ibintu byaje ngo ndabikizwa n'iki Imana y'isi. It's not going anywhere. Ahubwo uvuga ati njyewe ahubwo ndahindura nti. None ugasanga wa mugabo mu rugo aracyakomanda ya respect yakomandaga mbere ari we wazanye revenues zose zo mu rugo. No? Uyu munsi n'igihe umugore yaba yinjiza menshi kukurusha mu rugo. Yes? Okay, turaho rero. Ubundi kubera iki hariho nyine n'ejo bundi nabyumvishe no mu nteko bari kubiburanaho umuyobozi w'urugo. Kubera iki hari icyo kibazo cyo kumenya who is going to be umuyobozi mu rugo? Kubera iki icyo kibazo cyaje ubundi cyagakwiye kuba ari n'ikibazo ubundi? Kuko waruvuze uti umugabo arakora yashatse amafaranga yose yazanye umugore, ariko noneho n'umugore yakoze. Hari n'igihe none n'umugore yazana menshi. So nukuvuga ngo none tujye tuvuga ati okay, ninde uzana menshi niwe muyobozi. Akaba ari umuyobozi. Well, nje nibaza ko tugendeye muri culture yacu ngiye kubisobanura mu buryo bubiri. Kubisobanura mu buryo bw'umuco n'uburyo bwa leadership. Mu buryo busanzwe. Mu buryo bw'umuco wacu twizera ko umugabo ari we mutwe w'urugo. Hanyuma umugore akabijose. Kandi ijose rihindukiza umutwe aho rishaka hose. Uyu mugore aba umutima. So ubundi umugore ni umutima w'urugo, umugabo akaba umutwe, right? Muri culture yacu niko tubyizera. Ko umugabo yakabaye umuyobozi w'urwo rugo, akaba ari we taking up the responsibilities. Ariko ubwo wibuke ko turi kuvuga ibintu by'umuco kandi bishobora kuba byarabaye changed. Kuko icyo gihe umugabo ni nawe byukaga akajya gukora. Ubu bashobora kubyukira rimwe. Bombi bakajya gukora, right? So muri context y'umuco bundi umugabo mu rugo yakabaye umuyobozi, umugore akaba umujyanama, sibyo? Ariko bakuzuzanya, sibyo? Izo nshingano bashobora no kuzisangira. Kuko bundi ahantu hari abantu barenze babiri abagomba kuba umuyobozi. Definitely. Yeah. Iyo murenze babiri haba hagomba kubamo a team leader. Yep.
itegeko iteka n'iteka sibyo so iyo ni muri parti y'umuco muri parti ya leadership ahahuriye abantu babiri cyangwa barenze haba agomba kubaho leadership ni iki it's responsibilities ubu none turi kugana nk'aba intellectuals dusesengure leadership ni iki leadership umuyobozi ni wundi uzaza agasanga ntiwambaye akakwambika azavuga ati ntiwariye akakugaburira sibyo azavuga ati ukeneye iki akagiprovidinga so ni wa wundi ufata za responsibility tuvuge mu rugo rero twirengagiza ko turi abanyarwanda niba umugore ari we the responsibility taker niwe ufata za responsibility zose ubwo niwe muyobozi w'urwo rugo kuko azafata decisions zijyanye n'amafaranga yinjiza ntabwo uzajya kumufatira decision wowe kandi utinjiza ntabwo uzavuga ngo umwana aziga ku kigo cy'ibihumbi 800 kandi umugore we abona azafodinga ik'ibihumbi 500 icyo gihe azakubwira ati okay arengaho yazana see so who will take the decisions it's the leader ni umugore you understand so ubu ngomba mbitandukanyije mu buryo bubiri hari uburyo bw'umuco turimo hari n'uburyo bwa leadership so nujya kuvuga ngo ninde muyobozi hano uzabanza urebe ninde ufata responsibility z'aba bantu make sense makes sense all right and okay point 2 ubwo twari turimo turavuga kuri kote yo gushaka then hariho na nibi bintu bya gender identity and things what do you talk about that kuko nabyo biri muri generation yacu walk people njye ntekereza ko Imana ikintu cya actually hari igitabo nasomye ejo bundi cyitwa Lucifer banagikinnyeho movie aho Satani bari kurenganya Imana akavuga ngo Imana ikosa rya mbere yakoze no guhereza abantu amahitamo ni ikosa se kuba wahitamo kwambara umweru ntiwambara umukara so even today ibyo ngibyo uri kumbwira bigwa mu makosa y'amahitamo right njyewe as Tony Inganje njye nizera ko ku isi havuka ibitsina bibiri igitsina gabo n'igitsina gore ahubwo ikibazo cyiza nyuma mu mahitamo right ninde uhitamo ni wowe wakuze ugahitamo ukavuga ati okay nabonye ukuntu ngenda mbona nuko uri yagenda numva nshaka kugenda kuriya narakuze mbona uko Tony yambara nshaka kwambara nkawe narakuze mbona ibintu byo kuvuga urujwi ruri baze ntago mbikunze ndashaka kwivugira akajwi gatoya nkagenda nkura mushuti wanjye nkajya nambara tujipo it's choice right njyewe nizera ko habaho ibitsina bibiri ni nabyo byakagavaninze isi sibyo kuko abahuje igitsina ngira ngo ntibabyara nta reproduction ibaho sibyo scientifically proven ikindi cya kabiri as an intellectual nta genes za homosexual zibaho really yes nta muntu uzivukana they are developed ariko bavuga yuko hari abavukana never it's not scientifically proven you can do your research n'abantu muri comment baze batubwire you can do your research ntago bibaho nta muntu ubivukana umuntu avuka afite hormone za kigabo cyangwa za kigore cyangwa za gihungu cyangwa za gikobwa ni ukuvuga ngo umukobwa ashobora kuvukana hormone za gihungu no okay no so ahubwo niwe ufata umwanzuro bitewe n'ibyo internet imufeedinga televiziyo cyangwa societe arimo imufeedinga agafata umwanzuro right wo kwibera umukobwa wo kuvuga ati nari umukobwa ariko kuva uyu munsi birahindutse ngiye gukunda abakobwa bagenzi banjye ngiye kujya nambara nk'abahungu ngiye guhindura naho nagendaga nabo nagendanaga nabo so that's a cautious choice ariko iyi choice witonde iba fed hari ibintu biyigaburira sibyo icyo ni kimwe mu bibi bya internet sibyo n'iterambere twavuze turi kuvugaho ni bya bintu bigaburira umuntu sibyo bikakugaburira kuri televiziyo kuri social media wiriweho ukabona different agendas ziri mu ma churches ziri mu ma leta bakavuga ati nuba gutya turaguprivileginga tuguhereza na bourse so izo urumva choices ziwe ziraba fed so ahubwo wowe iki wakora niki twakora kugira ngo turegulatinge za feed twebwe nk'urubyiruko tubona n'abana bacu bazabona n'abarumuna bacu bari gukura by the way ahubwo se ubona se ahubwo twabiregulatinga bigakunda kuko urumva abana bacu twirirwe tubereka Nickelodeon yirirwa irimo kwerekana
it's good choice, you know, nimba uriya mwana ahisemo kuba iki, ubundi wa mugani. Okay, reka nanakikubaza muri ubu buryo. Yego. Is it safe donc nko muri famille gukuza umwana areba ziriya cartoons z'aba western? Well, njye nago ndabyaraho. Like, nago ndabyaraho yeah. ngiye gutanga point of view yawe. Tari nk'umubyeyi. Apana nk'umubyeyi. Ababyeyi bari hano bataza kuza mu gihe wazaba umubyeyi. Wazaba umubyeyi. Nibaza ko hari ibintu dukeneye. Ubundi uburere buturuka mu bintu byinshi, ariko uburere bw'ibanze butangwa n'aba bantu baba bari mu rugo n'umwana, ntabwo butangwa na ya televiziyo bamwirije imbere. Sure. Yeah. So hari premature, hari igihe abana bacu tuba graduating prematurely. Ukabona umwana uri munsi y'imyaka 2 twamuhaye access kuri televiziyo, telefone na iPad. Right? Simvuze ko ashobora kubura ibintu yigiraho byiza, like coding, right? Ibintu byinshi bitandukanye ashobora kwigiraho, ariko at the same time wibuke ko ibi ari byo biba pushed cyane kuruta ibyiza. So hari different methods, nka za YouTube ziba zifite parental guidance accesses, aho ushobora guhereza umwana iPad yiwe ariko ukaba washyizemo parental guidance ku buryo hari ibintu ushobora ku restrictinga. Same applies with your TVs, you know. However, spending more time, kumarana umwanya cyane n'aba infants bacu, nibaza ko ari byo byaba a better solution kuruta kubahagarika kugira ngo ntibaccessinge zira gadgets. Kuko ubu ngubu urasanga ubushize nabonye akamim aho abana bo muri was it Japan cyangwa China, bana ngira ngo bo muri grade 3, bana y'imyaka 8-7 bari kwiga kwa assembling imbunda. Wow. Kuyasembolinga nuvuga ngo barayitandukanya yose bakongera bakayiteranya. Nukuvuga ngo uwo mwana nimuhura ku myaka 7 azakubarura. Niyo mbwa ngura ni haduyi yakurangiza. No mu Rusiya. Yakurangiza. So iyo ni part imwe nuko ari ibyo nabonye, ariko I think babahereza. By the way, na hano mu Rwanda ngira ngo was talking to somebody in the Ministry of ICT, ambwira ko be included in the program ya robotics mu mashuri. Ubu ngubu iri kuba test driven mu mashuri 6 ya primaire na 6 ya secondaire. Okay. Uvuga ngo umwana akinjira mu wa mbere primaire aziga robotics. Kubera iki nihisi iri kugana. Yeah. Right? Yeah. Nihisi iri kugana. Naba kigera muri secondaire akomeze robotics, bamwongere n'imashini. Bamwigisha no kuyikora. Apana kuvuga ngo fungura, ngo twe twize computer batubwira ngo fungura file. Batubwira shango Windows, ngo what is computer? What is a computer? Computer ya freezing gatoyo kayiruka ukayijyana ku mutekinisi. Kandi ari akantu gato. So what are they changing? No guhindura noneho tube the solutions. Ahubwo tubyige bya bintu A a Z. Kugira ngo ko Africa dukeneye kuba aba consumers tukaba aba developers, aba producers, kuko dufite izo raw materials zose. Tapana kuvuga ngo twebwe ngisoko rinini rya Apple ni rihe Africa, wow, mundi kugenda na iPhone, wow. But you have the capacity to produce the iPhone. Yes. No, akabari twege. Akabari twege consommateur. Ngo ngo natsinze ngo wize iki ngo nize ngo computer science, ngo uzi iki ngo nze gufungura file. Wow. Ngo nze kuyiri naming amaze. Kuri naming. Come on, man. Come on. So we need to kuva kuri iyo level imwe tukajya ku yindi. Yeah. All right. Nikuvuga ngo ngerageje guterateranya ibintu byose wavuze. Kuvuga ngo hariho conflit de génération. Yes. Irahari. Yes. Ariko umuntu ashobora kwigiramo donc umuntu ashobora kwiga kwakira, wabivuze nko kwakira harya cyangwa kwishushanya na ya generation nshyashya ihari, tukabana nayo nyine nkuko uretse ko natwe tuyirimo, cyangwa bo bakiga kwishushanya natwe. Natwe reka tukaguze tuga kubana nabo, kuko ibyo ishuri n'uburezi icyo bitwigisha no kwiga kubana n'abantu bakuruta. Right? Ngo ntugakandagira ku meza hari abashyitsi, ntukambara inkweto mu ntebe, ntugasakuze, ntukavuge umuntu mukuru ari kuvuga. Icyo baba batwigisha no kubana nabo. Ni ukuvuga ngo twege nta nubwo banatwigisha n'ibintu bimanamataringa cyane ku isi mu buzima busanzwe. Urumva nuko wenda ntari nateguye kuvuga kuri education, ariko reka tuyivugeho gatoya. Twirukanka. Do you think hano muri Afrique do we get
education ikwiriye twagakwiye kuba tugira ibintu wize wowe ubona bimaze iki mu buzima busanzwe? Well, nibaza ko ari byombi. Education yacu iralakinga, that's true for a fact. Hari ibyiburamo ariko hari n'ibyidutegurira. Yeah. Uzasanga abantu benshi banenga education cyane ni aba entrepreneur. Yego. Entrepreneurs nibo bantu banenga cyane education z'impamvu ntabwo ibintu duhurira nabyo mu buzima busanzwe twigeze tubyiga 100%. Nta shuri nigeze nkandagiramo and I was blessed kwiga ahantu heza bigeze banyigisha negotiations. What do I do every day? Negotiate with different people. Negotiating deals. Nicyo kintu as an entrepreneur I can have the best idea ku isi muri Africa ariko nintabasha gutobora ngo nyivuge nyiguselinge umpa amafaranga ufite undi azaza azi kuvuga aza guselinga ka idea ka feke tumukubita amafaranga hazaraza kana selinga idea yawe bakayitwara. So what do I need to learn as an entrepreneur? I need to negotiation skills, sales, public speaking skills, communication in general. Ku buryo bya bindi nize uzasanga dufitemo gap nini cyane hagati y'abantu bize n'abantu batsinda iyo bagiye kudefanda. Kubera iki? Ntabwo basha kudefanda igitabo yanditse kandi yanditse igitabo cy'iseri kabisa ari kiza cyane. There's a friend of ours twese turamuzi hano mu Rwanda ari muri music industry bamutumiye ahantu hano hirya mu baturanyi bamusaba kuvuga ku mishinga ari gukora 100%. Kandi hano mu Rwanda turamukunda twese, buri muntu wese ukunda umuziki nyarwanda aramukunda. Biramunanira. Why? Suka atabizi ni umuhanga cyane ariko kubivuga. So we need these skills, communication skills, negotiation skills, sales skills. Byose ni ibintu biri humanitaire ariko ntago tubyiga. Dore turagenda tukiga ngo y ngo fois x squared. Simvuze ko nabo bifitiye akamaro ariko abantrepreneur usanga aribo bakomplaininga cyane. Ariko uzasanga nka wa muntu w'umu accountant ahantu arakoresha iki x na y na limite. Definitely bari mu mibare brother. Bari mu mibare bari barabikoresha. Natuba mu mirima kibinene rukatu. Bira bitwigisha kuganira. Uzasanga abaganga ntaga complaininga kuri education cyane. Icyo baba babura ni materiel kandi bagerageza kuzizana. So usanga ni both sides. Education yacu lacking ariko ntago ari kuri ku mpande zose. Ntago ari impande zose. Ntago ari impande zose. Nicyo ntekereza. Okay. Yeah. All right. Ubwo nibyo ntabwo. Ubwo ari njye bivuze nibyo. Uyu nase wambeshya. Uyu ntago wambeshya kabisa. So nukuvuga ngo nta wowe nta kibazo ubona kuri donc kiri problématique kuri génération Z like ikibazo kiri problématique kuri ikintu kiri problématique ya comme si urumva hari ukuntu ubona nk'ejo ndimo ndaganira with my sister and she was like narababaye kubona aravutse ndi umwirabura ngo yari ko yaravutse donc biramubabaza kuvuka ari black donc kuba ari black okay. And she's like I don't want to get married enfin I don't want to have children urumva ntagashaka kubyara kandi ubusa umwe n'abandi bakobwa benshi babirimo byinshi cyane none benshi kubera ibyo ngibyo wambwiraga kare wambwiye ngo mu rugo ngo umugabo donc kwanga nyine wa muco twakuranye wa wundi tuzi ko umugabo ni uyobora ukavuga ngo hari nyine muri sense ya leadership wavuze yuko nyine ufite responsibility ari uyobora warakavuga ati ngewe ndashaka gukora niba nshaka umwana nzamubyara ariko nta mugabo uzanjya nta mugabo uzaza ku ntegeke wanjye. See, don't you see that as a problem? No, I don't. It is not. How? Kuri njyewe ntago ari ikibazo. Kuri njyewe ntago ari ikibazo. Uwakoze ikosa no watweretse no waduhaye formule y'ubuzima. Okay. No watubwiye ko kuba successful mu buzima ari ukurangiza primaire ukagraduatinga to secondary then to university masters then ugakora ubukwe. So badusetingi iyo picture ko ari yo formula of success in life. Okay. Kindi ukabyara. Hari abantu genetically kubyara bigora.
iyo ni It's a special case. ni ama so special ngo se ni cases failure mu buzima oya ntabwo ari failure. ariko So. waba yanabigerageje Yes. hari none uri Ubu healthy decidinga kubyanga akadecide akavuga ati, buri wese niyo amahitamo nahoze mvuga my brother. Niyo mpamvu njye nawe tuzasohoka ukanywa amazi njye ya Nile njye nkanywa y'Inyange. Ni choice. Buri wese hitamo ikimubereye n'ubuzima bwe. Hari ibintu benshi bitwaza ngo Bible iravuga ngo tubyare tworo. uzahana ibihugu nka Italy cyangwa za Japan bigeze cyane ahantu nyine taux de naissance. No. Donc ni ukuvuga ngo bageze ahantu bari concerned yuko batabyara. yuko rwose urumva ni ukuvuga ngo nko mu bantu nk'icumi babiri nibo badesida kuvuga. Nje nibaza ko yes ni ikibazo ku iterambere ry'igihugu sibyo, ariko ntago nafatira umuntu umwanzuro. Oya igihugu ubundi abantu bafatira umwanzuro kubera ko umuyobozi se niki erega igihugu nta muyobozi uzaza kubwira ngo byara. ariko umuturage ntago ari we bwite, ntago ari wowe umuturage, ntago agomba kuba umuturage bwite. Umuturage ni w'igihugu, right? Umwana ni w'igihugu nkuko si umuntu avutse si bavuga ngo umwana ni w'igihugu. Ushobora kumukoresha icyo ushaka cyose, wapi ukora ikintu kijyana mu murongo wenoza. Ni ari nayo mpamvu bafunga abantu ngo bahaye ibiyobyabwenge abandi. None se kubera iki batatwemerera yuko twinywera ibiyobyabwenge? Nimba bashobora kutwemerera okay, ni ukuvuga ngo mwebwe 3 miliyoni z'abakobwa bavutse baravuga ntabwo tuzabyara. Buribaza ibintu bizabaho mu myaka 5, 6 iri imbere cyangwa 10, 15, 20. Tuzaba dufite abantu bafite imyaka 70 gusa. Ugereranyije ibintu bibiri bidahuye habe na gato. Ugereranyije morality, social morality and etiquettes. Morality na ethics mu Kinyarwanda ni iki turabyita? Morality nyine kubana neza n'umuntu, bati kubana neza n'abantu. Ntago ndi buze ngo kuko mbishaka ngo kubiturushye, no. Yego. Ntago ndi buze ngo kuko mbishaka ntwika inzu yawe nsanze iri kwishansiye. Oya. Ngo ari choice yanjye. Hari morals zigomba kutugenga nk'igihugu cyangwa societe. Sibyo? Yego. That's one part waruvuze, sibyo? Iyindi part waruvuze ni yitwa choice, goodwill. A human, umuntu wese agira icyitwa goodwill, agira amahitamo ye. Sibyo? Ni ukuvuga ngo niba nzi ko nitwara nabi muri societe biraza kungiraho ingaruka, ninjya ahantu nkarwana nkateza agasaku, abashinzwe umutekano baraza kumbika bangororera uwo muco wanjye wari wagoramye. Mukire bangarurire. Ariko nshobora guhitamo kwigumira mu rugo. Ninguma mu rugo bazazana none bavuga ati wa muntu uri mu rugo cyane sohoka. No. Bazabivuga nko muri Japan bigeze kugeraho kubera ko abaturage bakundaga gukora cyane. President ahagarika akazi. Yeah, ibyo forced holidays ndabizi ko bizibaho. Nta nubwo ari muri Japan gusa ahubwo ari n'ahandi yigeze kubaho. Was it Singapore? Babahaye forced holiday y'icyumweru. Mubanze mujye kurya amafaranga. Yes. So icyo gihe uzi icyo baba bakoze se? Hari industries zitaba ziri ku developing. Kandi se amafaranga ni iki? Amafaranga, money means nothing without circulation. Amafaranga ntacyo avuze atari kugenda, atari gutembera. Niba mvuze ngo ngiye gukora muri imyaka 10 nkora mpembwa mbika, banki zampamagara bambwira ati nyamara twakuguriza ugafata karone ariko ukaba wubaka inzu. You know? So money it's meant to circulate. Na banks, maybe tuzafata undi mwanya tuganire kuri banks. Tuzabiganira. Banks zo icyo zikora no gufata amafaranga yawe bakahita bayatiza undi muntu. Ugiye muri banki ufite let's say $3 billion uyu munsi, ukagenda ukavuga ngo I want cash out now, ntayo baguha. Do you know that? Ntayo baguha. Hari ayanjye? Yes. Ntayo baba bafite. Yes. Nese ko nayabikije aho ngaho ngiye. Niyo mpamvu bank no gusirculating amafaranga akagaruka afite inyungu. Okay. Kuko bank ibaye idafite element yitwa gutanga ideni ntacyo yabibaza. All right. Yes. Ibyo tuzabiganiraho. Tuzabiganiraho. So ndimo ndavuga ku kintu kijyanye n'amahitamo. Niba mpisemo ko ngewe nzaba unfertile for the rest of my life, ari ngewe n'ubuzima bwanjye, you only live once, then let it be. Let it be. But I believe ko aho isigeze ni decisions zimaze gufatwa n'abantu benshi ko ari nazo twigiraho.
I think always the majority of people will always choose reproduction always kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari n'abantu kubyara biranezeza. Kubona umwana wawe ikigora ni ukurera ariko ubundi kubyara biranezeza cyane. So I believe ko with the examples that we have currently, I think most people will always choose reproduction, kandi bikongera bigasubira kandi handi hasi twavuze mu rugo muri bwa burere. Nk'ubu rero umwana umwereka ko nyine nawe azagira umuryango, kugira umuryango ni responsibility, n'ubugabo tubyite gutyo, you know, azakura biharanira, you know, cause bura hari ikintu cyitwa uziko leadership y'ibihugu. The other time ninde wari uri kubivuga, was it Trevor Noah, yari kuvuga ko minus role models abayobozi bacu bahangayika, kuko uzarebe abantu benshi usibye nka hano mu Rwanda, ariko abajene benshi mu bihugu byinshi ntago baba bafatira abayobozi babo nka His Excellency, ntago ari role models w'abantu benshi. Wapi? Usibye hano mu Rwanda niho nabonye His Excellency ari role model w'abajene benshi. We he's above a lot of things. Ariko uzasanga mu bindi bihugu ntago abaperezida babo baba ari role models b'abantu, kandi uzareba twese dukura dufite role model turi uvuga ati ndashaka kuzamera kuri ibi, ndashaka kuzamera nk'uyu. So iyo niyo leadership ya mbere, ubundi ku driving ira drive ituruka muri wowe. So minus role models, governments zacu zahangayika cyane. Yeah. All right. So okay, ubwo abantu baraza kutubwira what they think, baraza kutubwira what they think of the generation yacu, n'ibibazo bo babona du facing, kubera ko urumva nubwo bwose nyine umuntu ashobora kuvuga ngo it's a choice, but they are bad choices for real. Like how can you choices ziba bad and good, byo ndabyemera. Habaho amahitamo mabi n'ameza. How can amahitamo barameza ushobora guhitamo ku imputating igice cyawe kugira ngo bikindi kintu. Amahitamo baramahitamo, nk'ubu hari abantu bahitamo gufana Arsenal cyangwa Man U, turayifana cyane. Ariko hari n'abandi twifanira Chelsea iyi season ukavuga ati twahisemo nabi. It is what it is. Nibaza ko amahitamo n'amahitamo, ariko of course habaho bad decisions and good decisions. Ariho ubuyobozi bugomba kugiramo bakatu paintingira a good picture. Urumva rero dore aho rero nari ndimo ndakubwira nyine, don't you think nyine nka leta nyine ushobora kuvuga uti oya ntago twemera yuko abantu batabyara. Yeah, of course. Mubyare. Of course policies ziba made nkuko hari leta ziba against transgender, homosexuals. Russia. Yeah, some governments make that plain decision. Uburusiya bwabashyize mu bateroriste. Yeah, abandi baguma bari neutral. Abandi bakavuga ko batabyemera ariko bakabishyira ku idini, ku madini. Abandi bakavuga ko batabyemera ariko nanone ntibashyireho n'ibibahana. Bahisemo kujya muri uwo mwanzuro. Abandi bakavuga ko babyemera ariko ntibashyireho n'ibibafavoriza kubarinda, kuko hari aho ugenda when you come out ukavuga icyo ushaka cyuri cyo bakagutwika bakagukubita. So nibaza ko of course as a government, as a society, iyo ubonye ko ikintu cyaje mu rugo cyangwa muri society yawe ugomba kugifatira imyanzuro. Kavuga ati okay, nka Senate nicyo parliament yacu imaze, kavuga ati bari hari harya mu Kinyarwanda tubita nguke cyumba nshinga amategeko, bavugira icyumba nshinga amategeko, right? Bavugira intumwa za rubanda, n'abadepite bari abasenateri n'abavugira leta. Abadepite bavugira abaturage. Abadepite, sorry. So you have to ask yourself, eske baramvugira hariya bicaye koko baramvugira? Ni intumwa zanjye, ijwi ryanjye bararitanga. So ugomba rero kumenya ngo okay, now bagiye kwicara kuko twizeye neza ubuyobozi bwacu bafite my best interests at heart. Ibingirira neza nibyo bafite ku mutima wabo. So bakavotinga bakavuga ati twebwe nk'igihugu twemeje ibingibi, fine, tukabigenderaho. Ntitwize kwicara hano ngo twigire nkaho dushaka gufata a big say muri izi policies zigiye kuba, nkaho izambere zo tugenderaho zo twicaye ngo tubigire. So tugomba kwizera rero bari abantu. Of course natwe bishoboka tugatanga ama voices yacu. Nuko ahubwo mbona n'ibintu byinshi twege bituzaho akenshi nubwo binaturuka hariya, bituruka nyine kuri social media nkuko twatangiye tubivuga. Urumva nabo bagahita babyuriraho bagakora amategeko noneho haza kugabanya nyine bya bintu, ariko akenshi twege amategeko nitwe tukiremera. Generation Z twege tuyobowe na internet ahanini.
ahanini usanga umuntu amara umwanya byibura hagati y'amasaha 4 kuri 6 kuri telefone ye kandi kuri telefone se bari gukora iki abarimo kuzimya amatara. Okay, so Tony reka dusoze kuri iki kiganiro cya generation yacu n'ubundi tuzongera tubivugeho umuntu uzaba urimo kwemera yuko dufite ikibazo tuzabiganiraho neza. Twabura ibibazo ntabwo twabura ibibazo ahubwo ibibazo wambajije ntabyo dufite. umunsi ibihe dufite se tuzabiganira. Ikibazo cy'amafaranga ariko wavuze yuko they are like urumva dufite technology internet dufite urumva na education itari mbi cyane quand même business models zirahari sibyo nyinshi nubwo bwose tutazivuzeho tuzazivugaho mu bindi biganiro ariko birahari ubushobozi bwo gukora burahari right? burahari cyane. Okay, urumva rero hari umuvandimwe ukunda umva bari kuvuga nguciye mu ijambo akunda kuvuga umuntu nyine akaguhamagara nk'inshusho ati deste ngo hamagaye nanjye rero mbisubiyemo gatatu burahari cyane burahari mu by'ukuri. To be honest, niba ujya utembera ukareba mu bindi bihugu kugira ngo ukore ikintu kive ku butaka gise nk'ikizamuka kigera aho kigera biragora cyane kuruta hano kuko ibibazo byinshi harimo n'akantu kitwa ruswa. Ni ikintu tworoshye cyane kubera kukivuga cyane ariko kidindiza byinshi cyane buriya ruswa. Ariko mu gihugu cyacu urabona ko byibura n'umunyamahanga araza agafungura kampani mu munsi umwe agahita akora ikaba registered agakora akabona abakiriya agatangira gusora. So twebwe uburyo bwo gukora burahari cyane ni ibintu dushimira cyane ubuyobozi bwacu. Okay, reka tugushimire kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Wakoze cyane Dustin. Twibutsa rero abadukurikiye kuzajya bibuka gukanda share ukaduhereza na thumbs up ukalikinga ukanaduha na comment ukatubwira nuko babyumva nabo uko generation Z ubundi ibyo yatubwiye n'ibibazo dufite n'ibisubizo twabikuramo bakanatubwira n'icyo twanaganiraho utaha. Nta kibazo ubu nanjye nduwa YC. Yego nawe YC TV mukore subscribe kuri YC TV, share, comment, dufatanye twongere tuzamure iyi platform ya YC TV. N'abantu nanjye nkunda cyane bafite akazi kenshi bitewe n'ibyo twaganiriye kandi keza cyane. Aba VIP mukore follow kuri YC TV. Cheers. Thank you. Ubwo ikiganiro nakagaruka.